Son Excellence Paul Kagame, Président de la République du Rwanda. IMVANGE bwongeye bwakeye se? Reka miranga. His Excellency President Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda. Benshi mwarabibonye, abandi mwarabyumvise ko ku munsi w'ejo Perezida Paul Kagame yitabiriye ibirori by'irahira rya Origwingwema, Perezida wa Gabon. Muri ibi birori Perezida Kagame yongeye kwerekana ko ari umuperezida ukunzwe cyane kandi wubashywe bidasanzwe muri Afurika, bitewe n'uburyo yakiriwe mu cyubahiro kidasanzwe, hacungiwe umutekano mu buryo buhambaye n'abasore batojwe bitarabaho. Ibyo byose byaberaga mu maso ya perezida wo hakurya y'Akanyaru, ndavuga Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, ndetse n'umusangirangendo we wo hakurya ha Felix Antoine Tshisekedi, wagaragaje kenshi katinya perezida wacu. Sinzi icyo Ndayishimiye na Tshisekedi imitima yabo yabongoreraga muri ako kanya. Ariko kandi muri ibyo birori hari akandi gakoryo mutabonye. Baltazar yarigaragaje cyane ndetse yigarurira ibihumbi byinshi by'abari muri iyo stade. Aha rero ni imvange ibera imvange. Wakibaza uti Baltazar mu birori byitabiriwe na Perezida Kagame habije mate? Ubwo umusangiza w'amagambo cyangwa se MC yarimo agenda avuga amazina y'abanyacyubahiro bitabiriye uwo muhango wo kurahira kwa Perezida Origwingwema, yavuze ku izina Baltazar ibintu bihindura isura. Yavuze izina Baltazar Engonga Ejo, stade yose iraturika iraseka, abantu barasakuza, induru bayiha umunwa. Monsieur Baltazar Engonga Ejo, Président de la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Legend Baltazar se muramwibuka? Mva nanjye ngo ndabazi byonzi nka mwarimu. Ndabizi mwese muramwibuka cyane. Mwese ndabazi sha. Video magana ni mwarazibonye, ndetse benshi muracyazibitse mu matelefone yanyu. Ariko ku babyeyi mujye muzisha kure cyane, abana banyu batazazigwaho. Abasore n'inkumi namwe mujye muzitsimba kure sana, ababyeyi banyu batazavumbura ibyo mwirirwamo. Ndikubwira Baltazar sha, umugabo wa mbere urindwa mu bimuburiri, umugabo wenyine nzovu yigiyeho kubomora. Ubwo rero izina rye ryavugwaga muri stade, abantu bose barasakuje bariyamira. Neza neza wagiraga ngo ni inzovu na yaka bazamutse kuri stage muri Genesis. Igitangaje cyane nuko n'abategetsi bakuru bari buzuye muri iyo stade, bose bacyumva MC avuze izina Baltazar, bose basekeye rimwe nk'aho bazi inkuru yose ya Baltazar uko yagenze. None abayobozi twubaha tunatinya, ninde bahaza ndani mugani w'umukada. Biragaragara ko nabo video magana ne bibetaga bakazireba, bakareba roromodo wabo Baltazar, cyane ko nawe yari umutegetsi ukomeye ubwo yabomoraga abagore magana ne nabo biganjemo abandi bategetsi. Gusa ariko ubwo izina Baltazar Engonga Ejo ryavugwaga mu irahira rya Perezida wa Gabon, Brice Origwingwema, imbaga ikiyamira bikomeye. Uwo MC yaravuze si Baltazar nyirizina wa undi wamamaye mu kugeza abagore ku byishimo byabo bya nyuma. Oya, ahubwo ni se witwa Baltazar Engonga Ejo. Tuvuye muri Gabon, reka twigarukire Nyarugenge yigendwa n'abayizi. Tugaruke muri Rigaki nako Kigali, hamwe amacupa afatwa ku ngufu. Mu Rugaju yirukanwe kuri RBA. What? Ku munsi w'ejo nta kindi kiriwe kivugwa i Nyarugenge uretse inkuru y'irukanwa rya Rugaju kuri RBA. Ni inkuru yiriwe isakara hose ku mbuga nkoranyambaga, igaragaza ko yanditswe na Igihe igira iti RBA yahagaritse umunyamakuru wa siporo Rugaju kubera imyitwarire mibi. Gusa ariko nyuma yaho ikinyamakuru Igihe cyaje gutangaza ko ari fake news, cyangwa se kayo makuru atari ukuri, hari ibihuha. Gusa ariko n'ubundi ku mbuga nkoranyambaga abantu ntibashizwe, binikuye baravuga inyana zitizazo. Bamwe bati ntanduri vugira ubusa ku musozi, abandi batari ko n'ubundi rusibyaho ruzanyura, kuko kuri Radio Rwanda siporo yarapfuye pe, hasigaye abahuriga gusa, si abanyamakuru gusa, ni bamwe muri bo ntago ari bose. Hari n'abagiye kure batahubwo baratinze kumwirukana. Ibyo ko bazi gusesengura hazaza n'abandi, kuko nabarutamu ntiyabarushaga ubuhanga, hasigaye yiyumvaga kabya niba mutumura atazanduzana ruvuyanga.
abandi nabo mu gutebya bati ariko ntabwo byantungura nubwo ari fake news, kuko uyu mutipe analize ze ziri hejuru cyane ku buryo RBA mbona yirenze. Rubanda barakabya koko. Rugaju aherutse kuri koroza ubwo avugaga amagambo atari meza na gato umutoza wa Etenseri Bwana Seninga Inosa, amagambo benshi bafashe nko kumutuka, byongeye hakamutukira kuri radio y'igihugu. Ni ibintu rero benshi batishimiye na gato. Ibyo byose rero bigahuzwa n'utundi dukosa dutandukanye uyu musore amaze iminsi akora mu mwuga. Benshi rero bati nibyura umuhanga koko, ibyo naho bishidikanyaho, ariko amakosa yawe agenda aba menshi, ati nuko yagabanya naho ubundi rusibeho ruzanyura. Ndacyagutekeye imvange, uru rukarango suri kurwumva, reka nagemo agatunguru n'agapoivro ubundi mve muri siporo njye muri showbiz. Ingagi nkuru ngo yageze mu murwa. Niba usanzwe ukurikira imyidagaduro y'inaha, usanzwe ubizi ko ingagi nkuru arifata ku mavuta, niko yiyita. Uyu mugabo rero nyuma y'igihe ari mu gihome, biravugwa ko ngo ubu yaba yamaze kurekurwa. Nta sheni idacika bro. Amakuru angeraho ngo nuko fata ku mavuta hari abakoboyi bamubonye muri Uncle's Restaurant, resitora ya Uncle Austin iherereye Kicukiro Centre. Gusa nanone andi makuru akavuga ko ngo ibyo kubafata ku mavuta yarekuwe ngari ibihuha. Ukuri ni ukuwe, wowe gusa ntusinzire utariye, iyi mvange irajya gushya umaze kumenya ukuri. Yo, nibyo koko gakaryoshye ntigahora mwitama. Uyu ni umugani waciwe na Safi Madiba muri 2011 ubwo yari amaze gutandukana na Butera Knowless. Umukobwa yari yarihebeye, yaramutanzeho byinshi bishoboka. Umukobwa yizeraga ko bazabana ku kiguzi cyose byamusaba, ariko nyine icyo gihe nibwo yabashije gusobanukirwa neza ko kugera mu isoko mbere hatari ko guhaha mbere. Yabibonye ubwo Ishimwe Clement yamukubitaga icy'umutwe akamupapura Knowless. Uyu mugani rero akaryoshye nigahora mwitama wongeye gucibwa n'abakunzi b'umuziki nyarwanda nyuma yo kubona itangazo rya Roskana rivuga ko bidasubirwaho noneho yamaze gusezera muri 1:55 AM ya Coach Gael. Uyu muhungu ngo wacunagujwe kenshi bivanze no kwirengagizwa n'iyi rebo, ngo yasobanukiwe neza ko adataha mu zuru rya Coach Gael, bityo ngo niyo yapfuna si Roskana wasohokamo ahubwo haturumbukamo ibyo ntavuze. Ariko se bapfuye iki? Ni iki cyatumye Roskana afata iki cyemezo gikomeye nk'inyundo? Hanyuma se yagoponda ati muramwemera? Mwarimu mukumbuye se? Uyu mugabo wenda kwibaruka yagarutse mu bintu bye tumumenyereyemo, agaruka noneho wabigira imvange ya nyayo, arekura imiriro kuri DJ Brian na Tesha nyuma yuko muri iyi minsi bari gutwika kuri ka gacano kabo. Uyu mugabo ntashirayo pe. Wise wibaza noneho ibyo abakobwa baza kumukorera mu kiganiro bari buze gukora. Aba bakobwa bafite umuntu uteye ubwoba nyuma yo kubita ibitinganyi, ubu nibamuviraho indimwe aracurike. Njye nifitiye ubwoba pe, ubanza hari baza gukizwa na mbuga. Nkuko bisanzwe iteka iyo turi ku meza turi kwirira akavange kacu, ntabwo turya buragi, tunyuzamo tukaganira yewe tukanatebya. Aha nyuzamo nkagutera agastori gasekeje cyangwa se gatangaje utigeze wumva ahandi. Aka ni agastori nita salade. Muri uwo mwanya wa salade rero ni ibintu bibiri biba bishoboka, uraseka cyangwa ukumira. Reka mbaga salade. Ku myaka 6 yonyine umuhanzi w'umunyanigeriya Ruga yakomerekejwe n'urukundo, akomeretswa n'umugore mukuru wari umubyaye bakundanaga. Ruga yahishuye ko yigeze gukundana n'umugore mukuru ubwo yari afite imyaka 6 y'amavuko yonyine, nyuma akaza kubona uwo mugore aryamanye n'undi musore, mu yandi magambo ari kumuca inyuma. Ibi ngo byaramubabaje cyane ndetse ngo n'ingaruka zabyo ziramukurikirana. Ku myaka 6 yonyine sha uwihuse yarapfuye koko mugani wa nzovu. Iyi ni imvange, imvange ariko itari y'ibirayi n'igitoki n'ibishyimbo, ahubwo ni imvange y'amakuru, aho nkuzengurutsa hirya no hino mu isi mere hano iwacu mu Rwanda, kuko nyine ujya gutera uburezi arabwibanza kandi sinabaka cya gikeri cyatanze imirizo cyo kikiyibagirwa. Ndagutembereza hirya no hino mu isi nkareba amakuru yose ahari yagezweho, nkashogorama yadasanzwe utumvise ahandi,
nkayavangavanga nitonze, nkamenamo utuvuta duke tudatera indwara, nkashyiramo n'igitunguru gihagije, nkakatiramo ibirungo by'ubwoko bwose, nk'akunyu karinganiye katabyimbisha amatama, ubundi nkagutekera imvange nk'iyi ngiyi igashya, nkakugaburira. Nitwa Oscardushime, ninjye mushefu mukuru w'iki gikoni. Nguhaye ikaze. Ikaze nanone mu gikoni cyacu kandi cyanyu. Reka narure turye. Roskana yaseze muri 1:55 AM. Roskana wari umwe mu bahanzi babarizwaga muri 1:55 AM Limited, yamaze kwandika urwandiko ruyisezeramo abashinja kutubahiriza amasezerano y'ibyo bumvikanye kuva yageramo ku itariki ya mbere Ukuboza 2023. Mwibaruwa yasangije abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga, Roskana yagize ati, nahisemo gusezera muri 1:55 AM Limited nyuma y'uko iyi sosiyete inaniwe kubahiriza ibyo twumvikanye mu masezerano twasinye ku itariki ya mbere Ukuboza 2023. Nubwo ateruye ngavuga ibyo batubahirizaga, amakuru ahari nuko Roskana atavugaga rumwe n'ubuyobozi bwa 1:55 AM Limited nyuma y'uko banze kumukorera amashusho y'indirimbo yise Mami. Uretse amashusho y'indirimbo batumvikanyeho, mu minsi ishize Roskana yanaciye amarenga yo gusohoka muri 1:55 AM ubwo yateguzaga indirimbo ye yise Morera, bigaragara ko nta ruhare rwa 1:55 AM rurimo. Roskana asezeye mu gihe abandi barimo Element na Kenisol nabo bivugwa ko bari mu muryango usohoka muri iyi lebo bari bamaze igihe bakorana. Kuva yakwinjira muri 1:55 AM muri 2023, Roskana amaze gukora indirimbo 3 zirimo Fou de Toi, Sesa na Mami. Ku ruhande rwa 1:55 AM Limited baherutse kwizeza impinduka zikomeye mu buyobozi n'abahanzi bakorana. Tuvuye muri 1:55 AM, uyu munsi sinshaka kubatindira, ndabizi ko mwariye kandi muri hafi yo kwijuta. Gusa mbere yuko dusoza kurya akavange kacu, reka mbahe n'agasalade ubundi murenzeho. Umuhanzi wo muri Nigeria, Ruga, yashuye ko yigeze gukunda umugore mukuru ubwo yari afite imyaka 6 y'amavuko yonyine, nyuma akaza kubona uwo mugore aryamanye n'undi musore bikamubabaza cyane ndetse n'ingaruka zabyo zikamukurikirana. Ubwo yari mu kiganiro The Brobens Show, yavuze ko ubwo yari afite imyaka 6 y'amavuko hari umugore mukuru wajyaga akunda kumwita umukunzi we inshuro nyinshi, gusa uwo mugore akabikora yikinira. Ibyo Ruga we yabifataga seriye cyane, bituma akunda uwo mugore byo gupfa, atangira kwishyiramo ko uko byagenda kose hari uzamubera umugore ubuzima bwe bwose, atitaye kuba mucaga intege yuko uwo mugore yari amubyaye. Ati, ubwo mperuka kubabarizwa umutima nari umwana muto cyane, hari umugore nakundaga yajyaga nyita umukunzi we, rero nanzuye ko ari we mugore wanjye, nari mfite imyaka 6 y'amavuko. Yakomeje avuga ko rimwe yigeze guhengereza mu idirishya abona uwo mugore aryamanye n'undi musore bishimanye cyane ari kumubomora, ndetse binatekerezwa ko yamugejeje ku byishimo bye bya nyuma. Ruga yavuze ko ari ibintu byamubabaje cyane ku rwego rwo hejuru, bitewe n'uburyo yari yaramaze kwishyiramo ko ari we mugore we, ndetse ibyo bintu ngo byamuteye depression ku rwego rukomeye. Ati, umunsi umwe nakomenetse umutima kuko nabonye umusore ari kumusambanya, biboneye mu idirishya mpengereje, nararize, nagize ihungabana. Ruga yavuze ko iki ari ikintu cyamubabaje mu buzima bwe ku buryo byatumye akura yanga ibintu byose bimujyana mu rukundo. Ariko Ruga rwose, ucyumviye salade ya Ruga uhise ugira ubwoba, nanjye nuko. Ngayo nguko rero, ngiyo imvange y'uyu munsi nari nabatekeye. Icyo nashidikanyaho nuko waryohewe, ahubwo icyo nakubaza, wijuse akunyuse karako. Niba hari icyo wifuza ko nazongeramo mu mvange y'ubutaha kugira ngo ikuryohere kurushaho, isanzure umubwire aho hasi muri comment. Nitwa Oscardushime, ninjye mushefu mukuru w'iki gikoni. Reka dusubire ku munsi w'ejo.